rubyiruko bana bacu, amasaziro meza burya arategurwa. Turabasaba kwigana icyiza, namwe muzagira amasaziro meza, namwe muzagira abo mubyara, nabo muzagira icyo mubasigira. Nkuko natwe mu kwizera kwacu tuzi ko uwo mutwumva cyangwa mwatwiganye mukazagira amasaziro meza. Burya kuba mukuru ntako bisa, kuko ugira n'uwubwira wagira amahirwe akanakumva. Twe turabizera mukumva kwanyu mu Rwanda rwiza mureba, mu Rwanda rwagobotowe n'abato nkamwe, ndetse ahari harimo n'ababarutaga, none bakaba barageze ku kizima bakakitwereka, bakatwereka u Rwanda. Namwe rero nimukora uko mushoboye, abariho muri iki gihe murabwirwa mujye mwumva, nicyo tubifuriza abana bacu. Muri gahunda yo kuzirikana abasheshe akanguhe, ni umwanya umuntu aba afite wo gutekereza ku babyeyi bacu muri rusange, n'abakecuru n'abasaza baba baratureze, baba baratanze umwanya wabo ngo n'ubushobozi bwabo mu gihe babaga babishoboye kurusha uyu munsi. Aho baba bari hose, hari nk'intwaza ziba zarahuye n'ibibazo byihariye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ababa bagifite imirimo bakora, nk'ubu dufite abavoka bakaba imyaka 90 bakiri mu mirimo, baba badusangiza ubunararibonye bwabo, ubushobozi bafite mu mwuga, ibyo babonye mu myaka yose baba barakoze mu tuzi dutandukanye tw'ubutabera baba baragiyemo. Hari ababa barashoboye kunyura mu nzira ndende kandi nziza ku buryo babera urugero urubyiruko. Ni umwanya rero wo gufata iyo mbaga n'imbaraga ifite y'urubyiruko kugira ngo ishobore gufasha noneho abasheshe akanguhe, gufasha intwaza, gufasha abasaza bacu, abasogokuru baba bakeneye ko natwe tubaha amaboko yacu kugira ngo twubakane igihugu. Baduhe ibitekerezo, batugire inama, natwe dushyire izo mbaraga dufite mu gihe wenda imyaka ikibitwemerera, tubishyire mu kubaka igihugu cyacu twese hamwe. Ya mfashanyo baduhaye kubera uri umwe, wagenda wayazana wayasiga mu nzu ugasanga bayatwaye ntumenye n'igihe bayatwariye, ingufuri bakayikuraho. Waba se utayazanye ukagura imyaka, ukagura nk'ibishyimbo cyangwa n'ikindi ugashyira mu nzu n'imyenda, wajya guhinga wagaruka ugasanga bakuyeho ingufuri babitwaye. Noneho rero waba urwaye nabyo bikaba ikindi kibazo. Kenshi umuntu anaremba nijoro, waba uryamye wenyine kugira ngo umuntu azamenye ko warwaye bikaba ikindi kibazo. Ubwo rero aho badukuriye hariya rero bakatuzana hano aho byasumbaniye, hano ubona ukurwaza, hano ubona ugufungurira, turarya turanywa. Ufite umukunda wese namukunda, mwereka urukundo, niyo waba ukennye ariko urukundo rwonyine rurafashije, nirwo rwubaka umuntu. Nk'uko uyu mubyeyi w'igihugu yatukunze, uru rukundo rwe niyo wapfeje ugapfeje ubundi uba wumva utuje. Impano nziza ibaho ni urukundo. Muri kino gihe rero navuga noneho kidasanzwe cya COVID, ni ugushyira imbaraga nyinshi mu kugerageza kugira ngo za nzu z'ibitabo dufite, babandi tugenda tukicara akatubwira amateka y'igihugu cyacu, babandi tugenda tukicara tukibuka ibya kera, tubashajishe neza, tubafashe kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzasigare natwe hari u Rwanda rwacu tuzi. Burya agapfukamunwa ukamuguriye ni byiza pe, sanitizer uyimuguriye ni byiza pe, ariko se wamwigishije? Banza umwigishe, banza umube hafi, banza umwereke urukundo, kuko ubu ngubu ni ndinda mwana. Ndinda mwana rero twe aho turi ubu ngubu nitwe tuzi ibyiye kino gihe, nitwe tuzi situation turimo nk'igihugu cyangwa se nk'urubyiruko. Ariko noneho wa mukecuru cyangwa se wa musaza ugeze mu zabukuru utabasha kumenya ibyiye kino gihe, ni byiza ko tumwegera
ni byiza ko tumuganiriza, noneho ukamuha n'akagapfukamunwa yego, ukamuha na ya sanitayiza yego, ariko wabanjije kumuganiriza. Leta y'ubumwe ntigira uko isa. Imana yakoreye mu mukuru w'igihugu amagira inka, ampa umuriro, mbese rwose n'agafasha k'abakecuru nakunda gafite. Amafaranga y'ingoboka ndayabona nyine, mbona ibihumbi 17 nkaza mu rugo, mbuze mbasha guhinga, nkaza mu rugo nk'uko yenda ngendeye nk'utuntu. Niyo ndakubwira yuko nitanze ejo bundi nkagura amabati y'ibihumbi 14, ubwo urumva ko naraje 13 ndaza nsakaza 1000, ubwo urumva yuko nitanze. Ubundi rero iyo ntubonye nk'ubu kuri iki gihe ejo bundi twaratubonye dushyira mu mbuto, nishyura se yenda nk'utwenda mba naragiye mfasha, ubwo nayo akagirira akamaro muri ubwo buryo. Yewe n'ubu ngubu two dufaranga tungoboka, icyo gikoni ureba cyari cyarashwanyutse. Ejo bundi tubonye nabwo nkirishaho utubati 2. Ndashimba naho nicemba naho ngenda muzira mbashimba. Ubwo se urumva atari ishimwe rikomeye koko.